Urutoki ni igihingwa cyakunze guhura n'indwara nyinshi kandi zigenda zirutana ubukana. Izi ndwara harimo izica urutoki neza ku buryo hahoze urutoki ushobora kuhasanga imbuga. Hari kandi n'indwara zica umusaruro ugakendera burundu ku buryo umuhinzi ashobora gusarura n'agatoki gapima ibiro 5 gusa. Reka turebere hamwe indwara zikunze kwibasira urutoki n'uburyo bukomatanyije bwo kubyirinda no guhangana nabyo igihe byagaragaye mu rutoki rwawe. Kirabiranya ni indwara mbi cyane ku buryo yari imaze kwibasira urutoki ku buso bukabakaba hegitari 6,000 mu gihugu hose mu mwaka wa 2013. Urutoki yagezemo iyo ifashe insina imwe biragoye ko izindi zirokoka icyo kiza. Ifata insina zose idatoranyije kandi aho yageze irahayagoza kubera ukuntu yandura vuba kandi mu gihe gito. Dore ibimenyetso biyiranga kandi nuyibona ku nsina imwe mu rutoki rwawe ntuzayihorere kuko buzacya yafashe n'izindi. Ni indwara igaragarira ku makoma. Insina yafashwe, amakoma arababuka nk'ayatwitswe n'umuriro kandi akagenda ahinduka umuhondo. Hari igihe ufite kubona umubyare wawe wari mwiza, warawufumbiye ari mwiza, uri umubyare wajya kubona ugasanga amakoma ararabiranye, cyangwa se ugiye kubona wagira ngo washyizeho amazi yabirinduye cyangwa se ahiye atetse. Icyo gihe rero uwo mubyare iyo ubonye wabaye gutyo bigusaba kugira ngo uwurimburane n'imizi yawe yose kugira ngo ube wawushyira mu cyobo wateguye iyo wayibonye mbere. Si ku makoma gusa kuko n'igitoki cy'insina irwaye indwara kirahishira kikagira utuntu tw'umukara imbere. Umutumba w'insina yarwaye kirabiranya iyo utemye urangwa n'ururenda rw'umuhondo rusa n'amashyira kandi rukagira impumuro mbi. Iyi ndwara iterwa n'uduhumye tutagaragara ku maso kandi kwandura kwayo bishobora guterwa n'ikintu cyose cyakomeretse insina irwaye kikaza gukora ku nsina itarwaye. Yewe n'inigwa habiri ziza guhova ku rutoki zirayikwirakwiza byoroshye. Kubera ubukana bw'indwara n'uburyo yandura byoroshye, ukiyibona mu rutoki rwawe wihutira kurandura insina zose zafashwe ndetse n'imibyari ziturukaho. Gucagagura no gutaba mu cyobo insina zarimbuwe, ugasukura ukoresheje umuriro ibikoresho byose byakoreshejwe kuko nabyo bikwirakwiza iyi ndwara. Si umuriro gususukura ibikoresho kuko hari umuti wabugenewe witwa jike. Uyu muti urizewe cyane mu kurinda ikwirakwizwa rya kirabiranya. Noneho ufata uyu muti wa jike ugashira kuri aka gafuniko, warangiza ugashira muri aka gacupa, warangiza ugafata amazi ugashira muri uyu muti inshuro 4. Uyu muti urabona ko ubaye mwinshi. Burigije kagafuniko nari mfite si mwinshi kubera ko ubaye mwinshi. Uyu muti rero uyo nshaka udufuniko 2 wari kugira nkaha ukaba mwinshi cyane kuri yo ukoresha ahantu hanini. Mfata ka gatambaro gashiraho umuti wa jike ngasiga kuri yasuka. Urabona kara kantu gake nkoresheje. Nukuvuga niba nsizeho uyu muti ya bagiteri itera kirabiranya. Ubu narangije kuyica kare. Ubu nta iki hari yapfuye. Ndafata n'umuhoro kuko n'ibikoresho ngiye gukoresha ku nsina nabwo nshireho umuti. Nubwo nongeye hundi nashireho gake kuko n'ubundi umugura cyarimo. Naho ngasukura umuhoro wanje mbere yuko ninjira mu rutoki. Urabona ubundangije gusukura ibikoresho byanje. Uyu muti urakora ahantu hanini. Noneho icyo ukora niki ugiye gukonyora, ufata insina imwe ukayikonyora umaze gusukura bino bikoresho. Warangiza gukonyora insina imwe ko twayibonye kare, ukayivaho ukongera ugasiga umuti kuri yisuka.
ukongera ugakonyora uko uva ku nsina uja ku yindi uva ku nsina uja ku yindi ugenda usiga umuti bituma wiyizera ku rutoki rwawe ari ruzima. Si byiza kongera gutera urutoki mu murima warimbuwemo insina zarwaye kirabiranye. Umuhinzi ategereza amezi byibuze 6 atongeye gushyiramo indi nsina, akazongera gutera insina ari uko nta mibyari igishibuka muri uwo murima. Biba byiza iyo hahoze insina uhateye ibinyampeke bigasimburwa n'ibinyamisogwe, bityo ukabona kongera guteramo urutoki. Kabore ni indwara ikunze kwibasira ibitoki by'imineke. Irangwa ahanini no kuma kw'amakoma, akagenda agwa afite ibara ry'umuhondo. Amakoma agenda yuma akurikiranye ku buryo ushobora gusanga insina nta koma na rimwe ry'icyatsi kibisi isigaranye. Ukuntu ifata ihera ku nguri zigatangira zikazamuka biriya birere nyine bitunga umutumba w'insina, bibika nyine biriya biryo by'insina, hari hafatamo amazi hagatangira hakabura, noneho umutumba wo imbere yiwutemye ubona ibintu by'umukara. Ikindi amakoma aratangira agahonga ahereye mu maha agwa ku mubyari nyirizina. Nta bimenyetso bikunze kugaragara ku gitoki kiri ku nsina yarwaye kabori. Iyi ndwara igaragara cyane iyo utemye insina kuko mu mutumba imbere usanga harabaye umukara. Iyi ndwara kandi ikunze gufata urutoki rudafumbiye rutanakoreye neza. Niyo mpamvu iyo ufite urutoki rw'imineke uruha ifumbire y'imborera nyinshi kandi ihagije ndetse ukanarusasira neza. Urimbura insina zose zafashwe ndetse n'imibyari ziturukaho, ukazisimbuza izera ibitoki bitekwa kuko zo zidakunda gufatwa n'iyi ndwara. Ni byiza kwirinda gutera imibyari ituruka ku rutoki rurwaye cyangwa utazi aho yaturutse. Sigatoka irangwa no kubabuka kw'amakoma y'insina yafashwe akaba umukara. Iyi ndwara nayo igaragarira ku makoma, aho ikoma rigenda ryuma rihereye ku mpera rigana ku ruti rw'ikoma. Ibamo ubwoko bubiri. Hari sigatoka y'umuhondo irangwa n'utudomo tw'umuhondo tugenda duhinduka imirongo buhoro buhoro, na sigatoka y'umukara irangwa n'utudomo tw'umukara dutinda tukuma tugahinduka amashara. Izi sigatoka zombi zigira ingaruka zimwe, ariko sigatoka y'umukara irushubukana iy'umuhondo kuko yica insina mu gihe gito. Ubundi sigatoka ni indwara mu by'ukuri ifata amakoma, ni indwara y'amakoma, ikaba irangwa n'ibice bibiri. Hari sigatoka y'umuhondo, hari na sigatoka y'umukara. Ikizitandukanya rero nuko iyo insina igifatwa sigatoka y'umuhondo biragoye kuzitandukanya, ariko sigatoka y'umuhondo ubona harimo utuntu tw'uturongo tw'umuhondo twinshi. Naho sigatoka y'umukara yo tugenda tuza ari umukara, kandi noneho rikuma vuba risa n'umukara. Naho y'umuhondo yo rigenda ryuma ry'umuhondo rigenda biganyuka buhoro buhoro, ariko zose zangiza kimwe, zirangira kimwe, ikoma rigwa. Kurwanya ikwirakwizwa rya sigatoka utema amakoma yose agaragaza ibimenyetso hatatanduza ayandi, umusaruro wawe ugakendera. Igishorobwa ni imungu yinjira mu nguri y'insina ikayirya ihereye hasi, bikaba bituma insina itabasha kuvoma ibiyitunga kuko igishorobwa kiba kinjiye mu ntimatima y'insina. Niyo mpamvu ari ngombwa gutega iki kivumvuri kitaratera amagi ku nsina yawe ngo bizayiviremo kwangizwa n'igishorobwa. Dore uko bikorwa. Ufata umutumba w'insina ukawucamo ingeri ngufi, ukazisatura, ukazizengurutsa igitsibo cy'insina uzubitse ku ntambwe imwe y'ikiganza cy'umuntu mukuru uturutse ku gitsibo. Ikivumvuri ari nacyo kibyara igishorobwa gikunda intimatima y'insina, ari nayo mpamvu kugitegesha ibitumbatumba byoroha kuko kiza kigahugira kuri bya bitumba. Ku munsi wa 3 umuhinzi araza akubura bya bitumba bye, agatoragura bya bivumvuri akabyica abitwitse cyangwa bihonyoye. Iki gikorwa cyo gutega ntigikorwa rimwe gusa, ahubwo gihora gikorwa kugeza igihe usigaye utega ntihagire ikivumvuri na kimwe gifatwa. Ibitumba bategesha ntibitega kabiri, ahubwo uko uteze utegesha ibitumba bishyashya kugira ngo ubashe gukurura ibivumvuri byinshi. Umwanana uvanwa w'igihe amabere yose y'igitoki amaze gusohoka atangiye kurarama, kandi umwanana watangiye kuzana twa turabyo tubamo ubuki.
Kuvanaho umwanana bituma urwanya indwara ya kirabiranya, kuko udusimba tw'inigwa habiri nk'inzuki ndetse n'inyoni tuza guhova mu mwanana dushobora kuzana indwara dukuye mu rundi rutoki tukanduza urwawe. Amabere y'igitoki arashisha, bityo igitoki cyawe kikaba kinini, kuko ibyakagiye muri wa mwanana utagize icyo umaze bijya gutunga amaseri y'igitoki cyawe. Murareba igitoki kirana kikagenda gisohora amaseri, noneho ukabona iseri rya nyuma ari byo twita amabere ya nyuma ashizeyo. Iyo amaze gushirayo wabibonye, uhita uzana ya sando ugahita uwukuraho kugira ngo za nzuki zitagutanga kugera kuri wa mwanana, kuko iyo yashizeyo umwana utangira kubumbura ha hantu inzuki ziba zije gutara ubuki bwazo. Ushaka agati bita isando, noneho ugafatishamo muri wa mwanana ukawuvuna, wamara kuwuvuna ukawukwamuka hasi ukawucocagura. Ibi bikorwa byose iyo ubirangije, ni byiza gusura urutoki rwawe ku buryo buhoraho byibuze inshuro 2 mu kwezi, ureba niba nta byatsi bibi byamezemo cyangwa se uburwayi bushyashya bwaba buri mu rutoki rwawe. Muri icyo gihe ubisura uza no gusanga muri wa murima nibwo haba harimo ibyatsi, kandi twumvisha ikibi cyabyo. Iyo bimezemo biba bitangiye kurya ya fumbire twahaye yansina, ukabirandura. Ba bana twiciye nubwo tuba tubiciye, ariko nyina yansina ikomeza kubyara. Nabwo muri cya gihe turi gusura nibwo tugomba gukuraho utundi twana twavutse tutagomba kubaho.